batanze n'abatanze kugira Imana Paul abazo kubashima Imana Imana kwigisha nerejwe n'Imana itwaye uburyo tubane namwe twese Imana cyubahiro kumanya dufite ishimwe Imana gushima Imana Yohana 2023 nyuma yaho nakoze impanuka yari ikomeye ku buryo bashyizeho na sima muri ayo mashini ufite reka nsome muri Zaburi y'ishimwe ryanjye rikubiye Zaburi ya 34 umurongo wa 6 wonyine aravuze ngo abamurangamira barabagirana mu maso nkoresha bibiri ijambo ry'Imana cyangwa se abana mu kinyarwanda kirushaho kumvikana niyo mpamvu ushaka kurabirira ukabona bidahura ariko kadusome haradusubiremo abamurangamira barabagirana mu maso ntabatamaza ngo bamanjirwe amen amen haleluya amen turashimiye itadutamaje ngo tumanjirwe turayishimiye ntibatamaza ngo bamanjirwe tujya nkora gisiga telefone yanjye bari bayisigaranye ngere kwa muganga banyatse amafaranga abantu babiri bangezeho umwe antangira 10,000 undi antangira 5 amafaranga ntaratangira ari ku telefone ariko nkiriho sima wangujije 5 yaje kubinyaka none ko mfite abana 8 yari kunderera ko ari mu muryango wa hafi ntibatamaza ngo bamanjire amen haleluya abamuhanze amaso ntabatamaza ngo bamanjirwe turashimira no kujya gutuma tumanjirwa byari bihari ariko ngiye dutamaje turayishimira turayishimira hanyuma turasoma ijambo ry'Imana tuvuga ngo ingaruka zo kuba mu kigare ingaruka zo kuba hehe mu kigare Imana ibarinde kuba mu kigare hanyuma rero ntabwo twarivuga byinshi kuko Imana dufite amazi dusoma gusa turisobanuraho Imana turinde kuba mu kigare ingaruka zo kuba mu kigare Abikorinto ba mbere tusome mu Bikorinto ba mbere igice cya 14 hatwereka abantu ba mu kigare havuga impano z'umwuka wera noneho bikakomeza ariko akavuga ngo uvuga uri mutamenyekana si abantu ababwira niwe n'Imana ye abakomunikana n'Imana ye umwuka wera wamunihira haleluya abakomunikana n'Imana ye hari igihe rero wuzura umwuka wera wavuga mu ndimi ugahura n'abantu bari mu kigare Imana sobanura aho bakenyegeza n'ibigahari wowe ukomunikana n'Imana yawe gasashimwe umwuka we ari kukunihira ibintu itarondoreka ni wowe n'Imana yawe nta kirimo nta guhanura ahubwo ukomunikana n'ijuru no babandi ati aho ngaho ati bishikiriza amavuta n'imbaraga none wano wetera bakubita ati urusigara rukasara bagahondagura bamara guhondagura ati ivuze ariko nta kirimo ndivuze ni muri zimuriye ikigare twakibayemo 2012 umurimo w'Imana bajya kuvuga nko kuba mu mwanya umuntu akavuga ubutayu nka 30 noneho waba uri kumera ndavuga iki ukajya mu butayu kugira ngo nawe uzabone ibintu byo kuvuga avuga ati byose nari nkoze vuga nka 3 mvuge ko nagiye Samatara na utabaye ariko nta kiki kujyanyeyo ahubwo wowe wagiye mu kigare noneho reka dusome igitabo cya 2 cya Samweli igice cya 10 igice cya 15 umurongo wa 10 dusoreze kwa 13 kuko umwanya dufite nanone muri ya Bibiliya mfite nyine igitabo cya 2 cya Samweli igice cya 15 umurongo wa 10 wa 13 ndubu impapuro zikivuga cya 2 cya Samweli igitabo cya 2 cya Samweli igice cya 15 umurongo wa 10 kugeza 13 turavuze ngo nuko umuntu araza abwira Dawidi ati
Abisirayeli bayoboze Abusalomu. Ako kanya Dawidi abwira abagaragu ati, nimuhaguruke duhunge Abusalomu nimugire bwangu, kuko yakwihutira kutugirira nabi akica abantu bose batuye mu mujyi. Baramubwira bati, nyagasani twiteguye gukora icyo ushaka cyose. Murongo wa 10 nibyo igitabo cya kabiri cya Samweli umurongo 15 gusoza 13 aravuze ngo mubabarire. Aravuze ngo ageze yohereza intumwa mu miryango yose ya Isiraheli ngo zibabwire ziti, nimwumva ihembe rivuze muzatangaze muti Abusalomu yimye ingoma i Hebroni. 11 Abusalomu akiri Yerusalemu yari yatumiye abantu 200 bajyana nawe, ariko nta kintu na busa bari bazi ku migambi ye. 200 bari hehe? Mu kigare. Nta kintu bari bazi mu migambi ye, gusa baramuherekeje 200 bari hehe? Mu kigare. Ubwo Abusalomu yatambaga ibitambo yohereza intumwa y'ikiro kumuzanira Ahitofeli w'igiro, akaba n'umujyanama wa Dawidi. Ubwigomeke bwe burushaho gukara umurego, kandi abayobokaga Abusalomu barushaho kugwira. 13 nuko umuntu araza abwira Dawidi ati, Abisirayeli yose bayobotse Abusalomu. Hanyuma rero Yesu ashimwe. Imana turinde kwa mu kigare. Kigare twicisha. Kigare gisenya ingo nyinshi. Kigare. Iyo dusomye itangiriro biratubwira ngo nuko Yosefu yari afunganywe n'abandi bagabo 2 baherezaga umwami. Umwe aramwegera amubwira ngo narose, ngaramurotorera, ngarangije muhanurira ibyiza. Tudatize muri ubwo bantu musemuhanurira ngo ngari kugiye gusubira ubwami, wongere hereza umwami, ufate wongere uhereze igikombe cy'umwami, kandi bakuzamure mu ntera. Biratubwira ngo mugenzi wa yumvishe kamuhanurira ibyiza, nawajya yaramubwira ngo nanjye narose. Nuko akagiye mu kigare aravuga ati, wenda bonye shatarashe iminsi ngaye barakumanika ku giti, hanyuma ngo nibisiga bikukurira ku giti bose bariho bashengukiye. None biratubwiye ngo nuko Abusalomu afata abantu 200. Kurivuga rero iri jambo, Abusalomu n'umuhungu wa Dawidi tuzi ibintu byinshi, abarokore baramuzi. Hanyuma amaze gusubiza ibintu mu buryo, yarasimbuye Sawuli ku ngoma. Intambara irangiye, afata abayobozi ku ngoma ya Sawuli cyangwa ku bwami bwa Sawuli, abavanga nabi. Turenga ibintu byinshi cyane. Abasirikare bavanga, abayobozi bavanga. Afata Ahitofeli amugira umujyanama w'umwihariko. Hanyuma afata Shimeyi mwene Gera nawe mu muryango wa Sawuli, nawe aramwiyegereza, aravuga ati, ntiwajya kure nubwo mfite ibyo napfuye na Sawuli, ariko nawe bahangaha. Ariko afata umuhungu wa Abusalomu aramubwira ngo ugomba kunyegera, hanyuma ugenzura dosiye bazaniye gucira imanza Abisiraheli, nawe aramwiyegereza. Ibyo bintu Abusalomu aba ku muryango imyaka 4. Ariko muri iyo myaka 4 yari gutera kudeta se, ariko Dawidi atabizi. Tubona tugenda tutazi bidutegereje, kereka Imana ikinga ukuboko. Hanyuma Abusalomu abwira se, nanone turabona ibintu byinshi. Aramubwira ngo ngiye kuva i Yerusalemu ngiye Hebroni, ngiye gutamba igitambo cy'Uwiteka. Dawidi amuhereza uruhushya. Aho kumva Abusalomu umunsi wa kudeta wageze, Dawidi ntazi biri kubara hirya. Abusalomu abwira abagabo 200 aravuga ngo nimumperekeze. Bibiliya itubwira ngo abagabo bagendanye na Abusalomu bari mu kigari, nta kintu bari bazi na busa ku migambi. Ngageyo abona tangi imihango ya cyangwa aravuga ngo nibikira gukora, aravuga ngo umunsi nawe mwana. Ategereza abantu bose mu miryango ya Isiraheli ngo nimwumva
mukumva amakoga no kubaza muzera muzatangaza ndose Abusalomu yabaye umwami Abusalomu yabaye umwami Abusalomu yabaye umwami ariko nsubira inyuma gatoya Abusalomu yakoze ibintu by'uburiganya bubi cyane uwazaga kumureba wese aje kumuranira ku mwami yaravuga ati urubanza rwawe rurasobanutse rwose ruroroshye neza dosiye yoroshye runo rucabana vraiment uraza gutsinda rwose ababurana ni babiri uhabona kuboneka mutsinda n'utsinda hanyuma umwe abwe ngo ruroroshye akajya kwicara mu ntebe kandi bagiye kuburana ni babiri bagendana mu nzira niyo mubonye ibirori akareba naho kubona gukurikiraho kubera umufite inzika noneho mugenzi we akaza atazi ko babonanye n'uwo bagiye kuburana kubatizana dore dosiye yawe mbega we urubanza rwawe rurasobanutse ni urucabana ruruguru ariko wihangane data asigaye arya akantu udafite akantu n'umukira ihangane basi mbese ngo ntamuntu ashyire kukumva kereka nimwikureho mu madata mukanyibika nyine byihuse ibyo wabareberamo cyangwa se amashiri maze mu buryo buboneye ariko kuri data ihangane neza kuvamo ntacyo bwisheje tu ariko ruroroshye fati ubwo bucakura ngo bukore imyaka ibiri usohoka mu rubanza natsindwa aruka ko Dawidi amurenganyije urubanza rwe rwari rusobanutse noneho mutajya ngo twabisha hasi 15 igice 15 murongo wa mbere nyuma y'ibyo Abusalomu yishakira igare rikururwa n'amafarasi yishakira n'abantu 50 bo kwiruka imbere ye Abusalomu yajyaga azinduka agahagarara ku nzira yinjira ku irembo ry'umurwa umuntu wese uhanyuze afite urubanza agiye kuregera umwami Abusalomu akamuhamagara akamubaza aho aturuka undi akamusubiza ati databuja turutse mu muryango runaka w'Abisirayeli Abusalomu akamubwira ati urubanza rwawe rurasobanutse kandi rufite ishingiro bituma ufatanya uzangaha ihangane wangu ihangane ariko rurasobanutse ngaruga abantu gutyo biratubwira ngo ngavuze igihembe abantu babwira Dawidi ati hunga Abusalomu yabaye umwami Dawidi arababwira ngo ntibyashoboka ariko mujyane muzane Ahitofeli mujyane n'amabanya tujyane nawe baramubwira ngo ni umwe mu nama z'ubugome za Abusalomu niwe ufashe iya mbere aravuga ngo Ahitofeli inshuti yanjye magara nizeragana bitaga amabanga yose ni ungambara kizwa n'amaguru ahubwo nta mwanya dufite ngo tuvuge kuri Ahitofeli hanyuma reka turebe ahandi bambaye Karisari mu Kadomo igitabo cy'abami cya mbere abami mani twende kubaye abami 21 igitabo cy'abami cya mbere 21 kane kugeza 16 wenda turasoma gusa dusome nahageze ko gutegereza gatatu birenge 24 aravuze ngo nuko ahabasubira iwe ababaye cyane kandi arakaye kubera ko Naboti Yezebeli yanze kumugurisha gakondo ye nuko ahawe yiroha mu buriri aryama yerekeye ivure ntiyagira icyo arya umugore wa Yezebeli aramubaza ati niki gitumye niki gitera agahinda kugeza aho wanga kujya gatandatu aha baramusubiza ati no kubera ko nabwiye Naboti Yezebeli nta umurima wawe w'imizabibu tugure amafaranga cyangwa nzakuguranire undi none yashubije ati singuha umurima wanjye Yezebeli aramubaza ati mbese si wowe uri ku ngoma muri Israeli ibyuka ufungure ugubwe neza ngewe ubwanjye nzaguhesha uwo murima w'imizabibu wa Naboti Yezebeli 8 nuko Yezebeli yandikira inzandiko mu izina ry'umwami Ahabu aziteraho kashe ya cyami ahereza abakuru b'imiryango n'abatware b'Yezereli yari yanditse ati nimukoranya rubanda bigomwe kurya no kunywa na Naboti hanyuma mwicaze imbere ibirara bibiri bimushinje biti yatutse Imana n'umwami bityo
bamusohora bamujyane inyuma y'umugi bamutere amabuye. Ibirara bingahe? Kandi abantu bateranye kwigomwa kurya no kunywa muri aya materaniro, ariko hazemo ibirara bibiri. Mwanya tuzagaruka. 11 abakuru b'imiryango n'abatware b'i Yezereli bakora ibyo Yezebeli yabategetse mu nzandiko ze, batumira rubanda mu ikoraniro ryo kwigomwa kurya, kandi bicazana na Naboti mu mwanya w'icyubahiro kugira ngo ayobore iryo teraniro. Naboti ariko bazwima Imana tinda ko mu kigare. Hanyuma nshubuze uburyo Naboti bamushyira imbere, araba ngo ikibazo rifite n'umwami cyakemutse, urore bamaze no kuyobora amateraniro. Amina. Amavuta. Naboti bahaye utahanyobera ku mibyizi bakamara no kubwiriza ku cyumweru. Sibyo? Muzamushyira imbere kandi iryo teraniro muzarimuha aba ari buriyobora. Amavuta y'abantu kuyumva ubundi. Ariko yari mu kigare nterazi kigambiriwe. Kugira ngo muno dosiye, hanyuma bya birara bibiri biri muri rya teraniro bigore dosiye y'umushinja. Uza abantu bashize imbere ahangaha babana yarisha banabwira ngo ivuki ikore tugasazira ikore gusazura agahisha. Ivuki ikore indo gakora ikore tukasazira gusazura agahisha. Korinto ni itorero ry'abana bafatirana bakivana kubatizwa, kubera ufite agafaranga gahora kugira amarene gusa, uragatandatu tukaba amarene kugira ngo uba mu rusengero wenyine. Bano babona uko bakora amarene gusa. Wapari kumana gahora kugira pare, wakashaka tugatabuka wese ni ngoma kumbera pare. Uzamenya ko ari mu kigare amafaranga nagushiraho. Uzamenya ko ari mu kigare. Uzamenya nta rukundo bari bagufitiye, bari bagukeneye cyo bagushakagaho. Cyo bagushakaho ni kigushira n'ubwo uzamenya ko ari mu kigare. Iryo teraniro muzane Naboti ari imbere ariyobore. Naboti ngo yicara imbere, cara mu bayobozi, cara mu batambyi, atanga umutambyi. Ngakiyobora iryo teraniro zo kwasoma, havamo bya birara bibiri ati no. Bishoboka bite? Ejo twumvisha tuko Imana n'umwami, none afashe ijambo gutafasha gatuti gute. Ngo batambyi bari bafasa amarwandiko Yezebeli yaboherereje, arabwira ngo dosiye amufasha mu musore Naboti umujyanye no mu rugo mutera mu buya. Akenshi umenye bari kugabana uruzabibu nibwo umenya ko ari mu kigare. Hari igihe herekeza abandi uri mu kigare. Inyungu zifite umwe ahubwo uri mu kigare. Hanyuma ducuruje iby'umwete, Yezebeli asanga umugabo aramubwira ngo byukurye uwo cyane mu barya. Biratubwiye ngo ubwo yaganiraga no Naboti mwimira uzabibu arataha aryama tose. Sigora yiroha mu buriri, yiyoshe mu buriri. Abana guhindukira. Ngo yiyoshe mu buriri. Umugore ati nzaruguhesha ava mu magambo. Nzaruguha. Bamare gutera Naboti amabuye, arabwira ngo byuko utabagira rwabo zawe Naboti yapfuye urwabaye rwacu. Hanyuma tudusoreza rero leta ngo mu kadomo n'ubundi ubwo turabigisha twahiriza igihe. Samweli igitabo cya kabiri cya Samweli n'ubundi 21 kabiri 14 kabiri 14 igitabo cya kabiri cya Samweli cya 21 umurongo wa 2. Hanyuma rero n'amagambo menshi nayo kandi rwose Imana y'Imana. Hanyuma dusome kabiri, nduva dusome kabiri avuze ngo abanyagibiyoni ntabwo bari Abisirayeli ahubwo ni Abamoni bacitse ku icumu. Abisirayeli bari baragiranye nabo amasezerano yo kubana nabo mu mahoro, ariko Sawuli yashatse kubarimbura kubera ko ishyaka yarwaniraga Abisirayeli n'Abayuda. Umwami Dawidi atumiza abanyagibiyoni kugira ngo avugane nabo, arababaza ati nakora iki, nabahakira iki kugira ngo munsabire umugisha igihugu
uhoraho aduhaye. Kane, abanyagibiyoni baramusubiza bati ikibazo dufitanye na Sawuli n'umuryango nticyarangizwa n'ifeza cyangwa izahabu, kandi nta n'uburenganzira dufite bwo kwihorera ku Bisirayeli. Dawidi arababwira ati noneho mumbwire icyo mushaka cyose ntibakorere gatanu. Abanyagibiyoni baramubwira bati Sawuli yishe benshi muri twe, yashatse kutumara, yiyemeza kudutsemba mu gihugu cyose cya Isirayeli. Gatandatu, none nimuduhe abantu 7 bo bamukomokaho, tubicire imbere y'Uhoraho, tubate mu gasozi Igibeya iwabo wa Sawuli wari waratoranyijwe n'Uhoraho. Umwami aravuga ati ndababahaye. Ariko kubera indahiro Dawidi yari yaragiranye na Yonatani mwene Sawuli mu izina ry'Uhoraho, ntiyatanga Mefibosheti umuhungu wa Yonatani, akaba n'umwuzukuru wa Sawuli. 8, umwami afata Arumoni na Mefibosheti, abahungu ba Sawuli babyaranye na Risipa umukobwa wa Aya, afata n'abahungu 5 ba Merabu umukobwa wa Sawuli yabyaranye na Adiriya Mahora. Bose uko ari 7 abagibiyoni babicira icyarimwe ku musozi imbere y'Uhoraho, babataho ngaho. Ubwo hari mu minsi yo gutangira gusarura ingano na rushoki. Hanyuma nkurikije umwanya ugeze, Yesu ashimwe, abahungu bazize iki? Bazize ikigari. 7 bazize iki? Reka twitize minota 3, hanyuma abishaka turakomeza mu rya kabiri. Ahangaha ni igihe kandi mu buryo bwo kwigisha nyine twongeye bira twashoje. Hanyuma Abisirayeli Imana bakora mu Egiputa, hari indahiro yagiye bahereza muri ibintu byinshi. Mu gitabo cya Yesu igice cya 9 hari umudugudu bagendaga bahindura, ariko Imana yamubwiye ngo bene igihugu bazagirana nabo iki? Amasezerano. Yesu ashimwe. Bene igihugu bazagirana nabo iki? Amasezerano cyangwa indahiro. Hanyuma n'abanyagibiyoni umudugudu w'aho ngaho niho Yesu agombaga gutera mu gufunga. Hanyuma abagibiyoni rero bakoresha ubwenge bw'iki? Ngo bariyoberanya, baravuga ngo twakora iki ariko dutaye kwishwa n'Abisirayeli byagenda gute? Bari mu bwenge bw'ubucakura tutatindaho cyane, nabwo ni isomo kwaryo. Hanyuma baravuga ngo Abisirayeli turabazi n'abanyambabazi n'abanyempuhwe, bakwemera kuganira nabo byakwemera. Ngo bakora inama yose cyane, bafata inkweto z'uruhu buriyo ziraje mu mazi, iminsi 2 ntuzandikiza bazatoye uruhumbu. Hanyuma bafata ibikapu n'iki n'imigati kwengeye mu myenda ko tubadodesha gutya, batera ibiraka. Basanga Yesu mu nkambi y'Urugara, baramubwira ngo bagere kuri bariyeri ngo tumuravayo mukajya he? Turabagaragu banyu. Kumvisha amateka y'Imana yanyu n'ibyo yabakoreye, ukuntu yahindura. Twaje guhakwa ku Mana yanyu, mwatwemerera twabumwe namwe. Bahamagara Yesu waturenze ibintu byinshi. Yesu araza ngo abantu bagushaka. Abareba bati muravayo mukajya hehe? Baravuga turabagaragu bawe, dutse mu gihugu cya kure kubona nyine. Ati ko bona Musa ngabatuye hafi aha ngaha, barirenga ati n'ukuri kw'Imana bazadahirose turakiriza turakareba umusaraba. Bavuga ibintu byinshi bazatweka turahira mu cyaro kugira ngo bemeze abantu ukuri. Abantu bakirahira ati se uri kuvuga ibyo byose, reba inkweto rwose tutari bibiri. Kwereka inkweto se wamweretse no kwandura ko yahindodesheje ikindi cya kinoti si kubera urugendo rwakoze ikaducikiraho. Baramusabiranya, biravuga ngo yemezwa n'uburiganya bwabo n'indahiro zabo, abarahira mu izina ry'Uwiteka atagisha Uwiteka inama. Arababwira ngo nta muzabica, nta uzabahemukira, nta uzabarebera ishusho ribi, mubayumwe namwe nimutambukire ikareba. Ngo hashira iminsi 3 no dusoreshe. Abanyagibiyoni ati yemeye twizere tutagipfuye. Undi ati wangu byariye ni ibyo kuko barahemwe izina rya Ruhima Imana yabo. Undi ati shanje sinanabizera. Nge nta mpamvu yo kurutegeza iminsi 3 ubwo kandi kumwibwira aho turi. Batanga Yesu aramubwira ati vraiment turagushimiye rero kubari kwakiriye. Ubundi twebwe kuko abayibonye imbere ntabwo tutari kure tuyara hafi. Arizo bakorera ikimansoro ni ira boîte yanjye. Muzaharimbure muzajya icyo bakorera dutuye hano hafi. Udatse kuko ikimansoro wavuze ko uru ruganda ntamuza ari urwacu ko natazaguma kwandika ko ivugira wemeye.
bamusanga batega amatwi aravuga ati ikizana nta kindi umuco wanjye twarawukunze vraiment muririmba neza mugasirimba neza amateraniro yanyu tuzatuyohereza abadamu bacu n'abagabo bacu n'abasore n'abakobwa banyu ariko natwe nijoro muzadusure tugira ikimansoro muzamwohereza abakobwa banyu n'abahungu banyu badusure natwe mu gitaramo cyacu cy'ikimansoro bireba ngo baryumve bacura umubarago abisirayeli bose begera Imana arababwira ngo nababwiye gutenga muratengura nababwiye guca muracira muzabajye mwifashe tureke ibintu byinshi hanyuma ukurega ibintu byinshi ngo hanyuma ngo mu gihe cya Sawuli ngamare kugira yarababwiye ngo muravumwe kubw'icyo mwaturiganyije ubu ngubu icyo akora nta mugabane mufite kuri gakondo ya Isirayeli muzabashyira abavomyi munsi y'Imana yacu abandi tubira amazi y'ibihwanye no gupfa burya mwibutse ko umuntu wagejeje mu gikoni burya n'ubundi abagufite umuntu wagejeje mu gikoni hanyuma ngo Sawuli rero amare kugera ku ngoma asanga abahivi n'abagibiyoni nibo bari bafite vora nyine nibo bari mu gikoni nubwo abashyira abavomyi ariko mu banga y'Imana barayazi kuko bari imbere turenge ibintu byinshi hanyuma Sawuli arabica ngamare kubica Sawuli nawe kigiye kigeze arapfa akurikiraho ku ngoma ya Dawidi mari gupfa ngo Imana ifunga ikirere ifunga imvura ajye kubaza Imana ambwira ngo ikibazo sinyifanye nawe sanga abagibiyoni nibazagurisha uburenganzira asanga abagibiyoni aravuga ati se byamwansabira mwaca kiru kindi ko mwasomye kugira ngo imvura yongere kugwa aravuga ati ntacyo mfitanye nawe cyo kuvugana nawe twebwe twasezeranye na basokuruza banyu tw'abanyamahoro twaraturanye tugasirimbana none mwebwe muri gute mwadutenga mukadushyira inyuma koko hanyuma aravuga ngo nkora iki nta gice cyo gukora wowe biratubwira ikibazo dufitanye cyarangizwa n'ifeza se n'amafaranga yakirangiza oya aravuga mugende gute zana bene Sawuli barindwi turikira imbere y'Uwiteka uhorera amaraso yacu y'abagibiyoni ngo Dawidi abura uko yabigenza baragenda arabazana kuko niko bw'indahiro yavugaga babicira imbere y'Uwiteka imvura ibona kugwa muve mu kigare tujye gusenga Imana byashobora kuba mu kigare urugo rwawe rukarugeze mu manegeka wariganya abandi reka turebe ibintu byinshi twashoje hanyuma niba ari mu kigare haguruka bashobora gusengera Imana kabiri nimba warabimaze kugera mu ngaruka z'ikigare Imana ikicaye ku ntebe y'imbabazi iracyafite uruhengekero iracyafite urugaruriro ubu umaze kugera mu kigare kugera mu kigare murahari mugire gutya dusenga Imana gatatu Imana yazanye ubu butumwa igira ngo tube maso twake Imana imbaraga kuko ibona waruye kugera mu kigare maguruko dusenga Imana bashobora dusengera Imana kugira ngo Imana iturinde kuba mu kigare Imana yo mu gusha maguruko gushumba ko dusengera Imana Imana yo